yinjira mu bintu byinshi ndi kuri Rikife wambaza ibihe bibazo ko ngo ari umurigend ari living champion, ari living music mogul, ari living music machine, ari ubusubwo namuvuga w'ikimana uwo muniga kugira byinshi yango yabizi batabikubwibwa nta kintu narenza appreciating big energy. No mu kiganiro nakoze navuze ngo umuntu witwa Rikiriki ni hehe yigize aba recognized, nihe munyereke mu Rwanda ngo yabaye recognized. Uzaje mu bwamamare bushingiye ku kinyoma. Uzaje mu post zanjye uzabana na post ndende n'indirimbo ze zose yakoze nk'abati niyo muntu wahinduye game. Man, abantu mwese muri hano ibihumbi bitatu, abantu ibihumbi 3,800 muri active, mumbabarire umuntu witwa Rikiriki yo mumuhereza indabyo ze kabisa, mumuhindabyo ze yo mbabazi. Big up on yourself man. Rikiriki niyo muntu wazanye touch abatabizi wenda batabisonakiwe reka mbisobanure mu magambo make. Yo mbabazi big energy man. Abantu twakundaga music nyarwanda icyo gihe twacikira abana batoya. Rikiriki yagize gutya akora kuri touch azana Tom Close, akorera aba boys, akoreza aba Dream Boys, akorera aba Riderman, azana Tough Gangs yose no yizanye no kuragara ama hit yose n'ibyo byose yahinduye sound. Nkuko mushaka kuvuga ngo Element uyu munsi, Rikiriki ni intro 10 za Element today. Big energy. Mu gihe cyacu when igihe umuziki wagitangira. Kabisa. Yo, njewe mbaba indabyo naraziguhaye turi live face to face. Naziguhaye ndi mu biganiro bitandukanye, ariko reka nanaziguhere kuri no live y'amateka. This is a historical live. I'm telling you. This is a historical live. Y'amateka. Urumva rero Mbabazi Isaac aka Liki, may God bless you. May God bless you more. Niwe mu producer. Kama bwira akantu kamwe twikomereza. Ari live Liki. Niwe mu producer wenyine mu Rwanda ufite agahigo ko gukora indirimbo ikarenza miliyoni 100 z'abantu. Niwe wakoze Slowly. Niwe wakoze audio na vid bro. Slowly yose bro. Big up kabisa. Urumva so man, uyu muniga nta kintu nabonamo, nta bintu byinshi nabona muvureze kumuha amasari menshi nkamubwira Mbabazi Isaac uri yo nagajya avuga abayibereye iyo nabwajya namajya agaragara. Namusabye n'ikiganiro arambwira ngo warasaze natibyo ntago njya mbigendera. Ndamubwira umva sinahise mubwira ko numva ntarasarara. Bro natwe gukora ibi bintu ntago ariko tubishatse tugira ngo tubwire abantu bamwe tugire ijambo dusohora. Man, showbiz yacu yanze gushimira abajene, yanze gushimira aba promoters, aba managers, aba producers. Yo bro, aba producers ngo abantu benshi bakwiye kubakirwa amastati mu mujyi wa Kigali muri ibi bintu ntibabyumva. Ndavuga ati yanjye mushake muzayijyane mukambanda nimba ni mukabanda nimba ari hehe kandi nyuma yo mugatsata ntari bari ko muzayubake ntago babyumva. They don't understand nigga. Muzabyumbishwa buretse ukuntu kwa kuntu nabwiye ngo abanyarwanda hari ukuntu tugira ishyari ritabaho. Umuntu witwa Yves Robert reka nsome comment aranditse ngo Rikiriki yarazimye. Urumva icyo ni ikigoryi. Urumva iyo comment umva nk'umunyarwanda araje turimo turatanga indabyo, turimo turatanga imiriro, turimo turarecognizing ibintu umuntu yakoze. Mugenzi wacu tuvuga ururimi rumwe araje arandika ngo Rikiriki yarazimye. Wow, ariko abanyarwanda ariko shamwe abajene mwe abasore. Hano harimo abantu ngo barimo kubona abakunzi kuri no live, ubwo tubishimire cyane kuba hari abantu barimo kwakura abakunzi. Barimo gukura abakunzi kuri no live. Imana ikomeze kubaha umugisha. Hanyuma Dekati numva turimo gusoza, mbaza ikibazo cya nyuma cyangwa bibiri ubundi. Ikibazo cya nyuma nakubaza ni iki ngiki. Yego. Uzagaruka KJL ryari? KJL ntago mbiteganya vuba. Ngiye kuririzinga album yanjye. Ari ubo hari abantu bambwiye ngo ntukavuga imishinga yawe itaraba. Ngirapfa. Ariko ngiye kuko mba nyobowe n'Imana. Ibintu bambwira ni ibiki ubundi ntibambeshye abantu ubu ngubu simfite uwanjye wa nyawo. Wowe wemera noneho. Urumva rero my guy
njyewe gusubira mu Rwanda si vuba kabisa. Mfite gahunda yo gukorera akazi hano, ndimo ndubaka bushya, ndimo ndubaka mu kindi gihugu. Erega igihugu ushobora kukivamo ukajya gukorera ubuzima ahandi hantu kandi ukabaho. Ndimo ndagerageza kwagura isoko. Iyo turi i Kigali baratubwira ngo kuki mutagura isoko ngo mujye ku rwego mpuzamahanga. unyibukije lyrics iyo tugeze Kampala tumaze kubona amahoro tugiye gukora ibintu mpuzamahanga bagahita batubwira ngo turabakumbuye mugaruke. unyibukije lyrics z'umusore bita Kemozera muri customer care. Iryo jambo kurivuze nayo yarivuze. Mbona umwanya kubwira abanyarwanda ko umuraperi wa mbere nemera muri ino si uri alive ari Kemo. Big energy. Kemo kabisa Papa Khalifa, ubwo indabyo ze ndazimuhaye nanjye. Asante sana. Naye ndamwemera n'umusaza arabizi be twagiranye twabanye bo. Relevant kuva cyaje arakomeza arakora today aracyari kuri top. Big energy kabisa. Ikibazo cyanyuma wambaza nkamupa. Nagenda shaka kukubaza ngo ni iki wavuga kuri showbiz nyarwanda, ese ubona iburi iki kugira ngo ijye ku murongo nkuko wowe ubishaka? Umuse nyenye kukubwiza ukuri twihuta, ino game ahantu yageze ahantu ihagarara, irahagaze natwe twese turahagarara. Nta kintu kisema kikibamo, na kintu interesting kigihari. Byageze nyine ahantu ku buryo dukeneye ikintu ki breaking nano kikajyana ku indi level. Sinzi ukuntu nabisobanura. Nyine abantu bazike mu ikintu numvuze bese bacyumva. Nyine twageze ahantu ku buryo I think we reached kuri level dukeneye ahantu byatewe n'iki? Ikintu cyabiteye nuko abantu dufite yaba muri cinema yaba muri iki, kuko ahantu muri showbiz cyane tuba turi muri nibura mu muziki cyane, tukajya kuri side side y'aba influencer n'abasigaye bafite nyine uruhare rukomeye cyane. Tukajya nyine abahanzi influencers na music. Muri sport ho nagari cyane. Muri sport ari bakimenye kimenye bari aho nyine azenguruka ari imbwa iri aho ngaho gutyo, urumva nta bintu byinshi. Nazanze zose uzizo urumva nta bintu byinshi tubonamo bivuye muri sport. Ibisigaye urumva abantu dufite nyine n'abantu urumva dufite mind twumva yuko nyine hari ikintu hari ceiling tudashobora kurenga. Ariyo mpamvu wabonye haje ibintu nk'aba Kigali Boss Babes n'ibiki byose abantu bakabirwanya, kandi bya ball byari kugeza ku indi level, ariko nako byararangiye. It was ibintu byiza byose hari iwacu. Abajene muri showbiz bahita babirwanya bro, wagira ngo bazira ibyiza. Nicyo nasubiza ahantu byageze nyine Kemo yabaye. Ayima tugana ku musoza, hari abantu basabye hano ngo ugire icyo uvuga ngo ku muntu witwa Rukumani Nzeyimana umunyamakuru RBA. Wowe ngo umuvuge ugira icyo umuvuga. Akene ikigorye nagaswere. Wese mwapfuye iki? Twakomeje. Si wabaye ngo ngire icyo muvuga ubwo nta kibuze byarangiye. Reka dushimire abantu babanye natwe Big Energy. 5 umusabure Ewan album uzayishyire hanze ubundi twumva umuziki n'icyo byose 5 kuri 5. Asante sana. Kwaji. One love my brother.